Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Muri iyo minsi i Antiyokiya umubare w'abahinduka bakemera Nyagasani urushaho kwiyongera. Iyo nkuru iza kugera kuri Kiliziya y'i Yerusalemu, maze bohereza Barinaba i Antiyokiya ngo agereyo abone ineza Imana yari yabagiriye, biramushimisha. Nuko arabihanangiriza ngo bizirike kuri Nyagasani babikuye ku mutima. Koko rero Barinaba yari umunyangeso nziza, wuzuye Roho Mutagatifu n'ukwemera. Bityo abantu benshi biyongera kubemera Nyagasani. Nuko Barinaba ajya i Tarisi gushaka Sawuli, ahamusanze amuzana i Antiyokiya. Bahamara umwaka wose bakorera iyo Kiliziya kandi bigisha inteko nyamwinshi y'abantu. I Antiyokiya nyine niho abigishwa bitiwe bwa mbere na mbere abakristu. Muri Kiliziya y'i Antiyokiya hari abahanuzi n'abigisha aribo Barinaba, Simewoni bitaga umwirabura, na Lusiyusi w'i Sireni, Manaheni wari warareranywe n'umwami Herodi, na Sawuli. Igihe bari bateraniye gusenga kandi basibye kurya, Roho Mutagatifu arababwira ati, Barinaba na Sawuli nimubashyire ukwabo bajye gukora umurimo nabahamagariye. Nuko bamaze gusiba kurya no kwambaza, babaramburiraho ibiganza barabohereza. Iri ni ijambo ry'Imana. Uhoraho yagaragaje ugutsinda kwe mu maso y'amahanga. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, kuko yakoze ibintu by'agatangaza. Indyo ye, ukuboko kwe k'ubutagatifu byatumye atsinda. Uhoraho yagaragaje ugutsinda kwe, atangaza ubutabera bwe mu maso y'amahanga. Yibutse ubuntu bwe n'ubudahemuka bwe agirira inzu ya Isiraheli. Uhoraho yagaragaje ugutsinda kwe mu maso y'amahanga. Imipaka yose y'isi yabonye ugutsinda kw'Imana yacu. Nimusingize Uhoraho ku isi hose, nimuvuze impundu kandi muririmbe. Uhoraho yagaragaje ugutsinda kwe mu maso y'amahanga. Nimucurangire Uhoraho ku nanga no mu majwi y'indirimbo, mu karumbeti no mu ijwi ry'impanda, nimusingize Umwami Uhoraho. Uhoraho yagaragaje ugutsinda kwe mu maso y'amahanga. Alleluya. Nasingizwe Uhoraho, umuremyi wa byose. Ijambo rye rihorikira iteka, intambwe zanjye. Ijambo ry'Imana riramamazwa ku isi hose, n'inkuru nziza yayo ikagera ku mpera z'isi. Nasingizwe Uhoraho, umuremyi wa byose. Imbaraga zanjye niwe nzikesha iteka. Alleluya. Nasingizwe Uhoraho, umuremyi wa byose. Ijambo rye rihorikira iteka, intambwe zanjye. Nyagasani Yezu n'abane namwe. Nawe kandi muhorane.
Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu abwira intumwa ze 12 ati aho munyura muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje. Mukize abarwayi, muzura abapfuye, ababembe mubakize, mwirukane roho mbi. Mwahawe ku buntu, mutange ku buntu. Ntimwitwaze zahabu, feza cyangwa ibiceri mu mikandara yanyu. Ntimujyane kandi uruhago rw'urugendo, amakanzu 2 cyangwa inkweto, habe n'inkoni, kuko umukozi akwiye ifunguro. Aho mugeze mu mujyi cyangwa mu rusisiro, mujye mubabariza umuntu ukwiriye kubakira, maze mugumiwe kugeza igihe muzagendera. Nimugera iwe mumwifuriza amahoro. Niba urwo rugo ruyakwiye, amahoro yanyu azarutahamo. Niba rutayakwiye, amahoro yanyu azabagarukira. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, uyu munsi turizihiza mutagatifu Barinaba. Uyu Barinaba yitwaga Yozefu. Barinaba bigasobanura ijambo twavuga wenda shumbusho cyangwa se umunyamurava. Barinaba yari umuntu witangaga akamenya abandi. Uku kwitangira abandi bishingiye ko yari afite umurima, hanyuma akemera kuwugurisha kugira ngo ibivuyemo bifashe intumwa mu butumwa zakoraga bwo kwamamaza ivanjiri. Uyu Barinaba niwe wabaye umuhamya wo guhinduka kwa Pawulo. Pawulo twari tumuzi nka Sawuli utoteza kiliziya. Abantu benshi ntibemeye ko Sawuli yahindutse. Akenshi bakagira bati akabaye icwende ntikoga, niyo koze ntigacya, niyo gakeye ntigashira umunuko. Uretse na rubanda batamyaga ko Pawulo ari wa wundi Sawuli wahindutse, n'intumwa za Yezu Kristu zimwe yatoye bwa mbere zarashidikanyije. Ntabwo zumvise neza ubutumwa Pawulo yatanga. Zari zifite ubwoba ku buryo kwemera ko Sawuli yahindutse akaba avuga rumwe nazo byaragoranye. Bavandimwe, kuba Pawulo yarakomeje ubutumwa mu banyamahanga, Barinaba afite uruhare rukomeye. Kimwe na Yezu Kristu ugira ati sijya ubwanjye uhamya ibinyerekeyeho cyangwa se ibyo nkora, ahubwo n'uwantumye uhamya ibinyerekeyeho. Pawulo nawe ntabwo ari we wahamyaga cyane cyane ko yahindutse, wenda rimwe na rimwe ngo aharanire kwemeza abantu, ahubwo guhinduka kwa Pawulo kurahamywa n'uyu nguyu Barinaba, kuko niwe wegereye intumwa akazibwira yuko uwari Sawuli yahindutse Pawulo, uwatotezaga kiliziya ahubwo noneho ari kuyubaka. Ese twebwe bavandimwe, iyo dukoze icyiza, iyo twicujije cyane cyane masakramentu, ndetse mu isakramentu by'umwihariko isakramentu ry'imbabazi, igihe twumva twahuye n'Imana twari turushye, twishimira kwivuga ibigwi cyangwa ngo tuvuge yuko twabaye abantu beza, buri wese akwiye kumenya yuko twisubiyeho. Ese nimba nagiraga ingeso mbi cyangwa se wowe ufite
ibyaha wakoraga ukaba wisubiyeho, nimba wararangwaga n'urukundo ruke none ubu ngubu ukabona ugenda utera agatambwe, wishimira yuko rubanda babyamamaza cyangwa se bakureba neza ko wahindutse, kugira ngo rimwe na rimwe batakwibeshyaho ngo bakubone muri ya shusho yahashize. Bavandimwe, dukora icyiza kabone nubwo tutashimwa na bose cyangwa se na rubanda, kuko buri wese afite Barinaba we uhamya ihinduka rye, uhamya ibyiza akorera abandi. Bavandimwe, icyo dusabwa ni iki? Turasabwa kutagira uwo ducira urubanza. Ibi twabyumvise no mu ivanjiri, cyangwa se ngo tumushyire mu gatebo. Hari abantu baba barashyizwe mu gatebo ku buryo wavuga yuko nta mukiro yabona, nubwo yateka ibuye rigashya adashobora guhinduka. Ibyo ngibyo ni ugutuka Imana. Bavandimwe, roho y'umuntu cyangwa se umutima w'umuntu nayigereranya nka divayi umuntu atereka, uko bukeye uko bwije niko irushaho kuryoha. Umuntu nawe dukwiye kumureba muri indorerwamo yuko uyu munsi ashobora kubaho afite ingorane ariko ejo akazisubiraho. Mariya Vianney niwe ugira ati toujours davantage, agatambwe ka buri munsi. Natwe nicyo dusabwa kugira ngo twirinde gucira abandi urubanza. Ikindi dusabwa ni iki? Ikindi dusabwa ni ukwakira no gukunda abanyabyaha, gukunda no kwishimira udutoteza. Nibwo buryo bwiza bwo kugira ngo umuhindure. Burya iyo ushaka gufasha umunyantege nke uramukunda, kuko icyo wamukorera cyose utamukunze rwose ntacyo biba bimaze. Kumukunda rero nibyo bituma akwifungurira ukabasha kumufasha. Bavandimwe, dusabe Nyagasani kugira ngo nk'abakristu dutere intambwe yo gusabira ndetse no gukunda abo tubona bafite intege nke, cyane cyane abasubira inyuma mu kwemera. Tubakire kandi tubikorane umurava nk'uko Barinaba mutagatifu yabikoranaga umurava igihe yahamyaga ibyo Pawulo akora, kandi akitangira ubwo butumwa mu bifatika ndetse no mu isengesho. Twabyumvise ko yemeye kugurisha umurima we kugira ngo intumwa zibashe gukomeza ubutumwa. Natwe ni byinshi dusabwa mu bifatika no mu isengesho kugira ngo ubutumwa bwa Kiliziya, ubutumwa bwa Radio Maria bukomeze kugera kuri bose. Duharanire rero kuba abantu b'ineza kandi bayobowe na Roho Mutagatifu nka Barinaba. Twirinde kugira uwo ducira urubanza, ahubwo utameze neza ufite intege nke tumusabire. Mubyeyi Bikira Mariya akomeze kuduhakirwa, we wasenze bikanyura Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe.